urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura.rw hanyuma ukora ibizamini byose wifuza. Ihugure nk'umusirimu. Mwiriwe neza mwese. Abanyacyubahiro, abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, abayobozi b'izindi nzego, banyakubahwa mwese, abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga baba bari hano, abanyacyubahiro mwese. Umuhango watuzanye hano ni umuhango uremereye, ariko nta nubwo uri budutwarire umwanya munini cyane. Nagira ngo mbanze nshimire Edouard Ngirente kuba yemeye gukorera igihugu cye muri uyu mwanya, kuba Minisitiri w'Intebe, akazayobora na guverinoma. Nabonye umwanya wo kuganira nawe bihagije mbere y'uko ibi byose biba, ariko nyuma yo kwemera gukora iyo mirimo twumvikanye ko iyo mirimo iremeye, ariko nta n'ubwo ukwiye gukangana. Ni imirimo nyine ikorwa n'abantu, ntabwo ari ibyadutse bindi bishya. Ariko nasanze yiteguye, abyumva. Ubu igisigaye ni ukubishyira mu bikorwa. Nanamubwiye ko mu bikorwa ubundi uko tubimenyereye kandi uko biduhira, mu bikorwa byacu ntawe ukora wenyine, turuzuzanya, dukorera hamwe nk'umuco. Muri iyo mirimo nshya agiyemo mu kuyobora guverinoma, hari abandi bazaba bayirimo, ubwo imirimo tuzayifatanya twese. Kuri urwo ruhande ngira ngo byumvikanye, kandi ndizera ko afite imbaraga, afite ubushake, afite n'ubwenge bihagije kugira ngo, n'ubumenyi kugira ngo ibimutezweho bigereho, twese dushobore kubigeraho. Ndamushimiye rero kandi mwizeza ko bizagenda neza. Nagira ngo mbonereho n'umwanya wo gushimira uwari Minisitiri w'Intebe Murekezi. Yakoze byinshi byiza, kandi bifite icyo byafashije twese kugira ngo tube twarageze ku nshingano muri icyo gihe cye yarayoboye nka Minisitiri w'Intebe.
kugira ngo mbonereho umwanya mushimire nawe. Ikindi ni uko hari imirimo myinshi dutezweho twese. Iyo udakora umurimo umwe ushobora gukora uwundi. Ndibwira ko Murekezi ubushake bwe n'ubwitange bwe n'ibyo yakoze bitari imfabusa, ahubwo bizakomeza no mu yindi mirimo nayo ifitiye igihugu akamaro, bitari byo kuba minisitiri w'intebe gusa. Ibyo rero biraza gukurikiraho mu minsi iri imbere. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi uyu munsi, wenda ndetse n'ejo tuzabona umwanya uhagije wo kuvuga ibyo twifuza kuvuga bindi bitari byo mvuze ubu ngubu. Nyuma yo gushyiraho minisitiri w'intebe, kugira ngo murabizi uko bigenda bikurikirana byose, uyu muhango w'uyu munsi niwo wagomba gutangirira ibindi byose. Ubwo hagomba gukurikiraho rero gushyiraho guverinoma, nayo iri mu nzira. Ndetse wenda ku mugoroba ni ugukoreraho. Twaratinze ariko ubu ni ugukomeza. Ku mugoroba turabagezaho amazina y'abo twifuza cyangwa twumva bashobora gukora muri iki gihe kindi. Hari abakomeza nk'uko bisanzwe, hari n'abashya nanone bari bujye muri iyo guverinoma. Ngira ngo ibyo muranabimenyereye, ntabwo ari bishya, birasanzwe. Iyo guverinoma ikajyamo abagore, abagabo, ku buryo iyo guverinoma ndetse ituranga mu miterere yacu, mu byinshi tugomba kubahiriza kugira ngo abanyarwanda bose bashobore kuyibonamo. Niko mbyumva. Nta bijya biba 100% nanone, ariko turagerageza kugira ngo abanyarwanda bumve ko bahagarariwe na guverinoma yaba ibatunganiye. Ibisigaye bikaba ibikorwa. Ibyo navugaga byo kwibonamo by'imibare myinshi, kuko n'itegeko nshinga rirabidutegeka, murabizi. Ibyo tegeko ridusaba murabizi, ngomba kubyubahiriza rero. Abagore ntibaba hasi ya 30%, icyifuzo ni no kurenza 30%. Uyobora guverinoma afite ibyo mwashyizeho bigomba gukurikizwa, ibyo nagerageje kubikurikiza. Ngira ngo murabizi n'ibindi byinshi
ntiriwe nsubiramo uko bimeze. Turagerageza kubyubahiriza iteka, ariko ntabwo tuzashimisha buri wese, ariko iyo ari benshi ugendera aho ngaho, ugendera kuri uwo mubare. Rero ejo ubundi busabe inzego zibishinzwe nanone zizongere ziduha umwanya, hanyuma turahize abo tuza kuba twabagejejeho ku mugoroba. Ubwo tuzajya mu weekend dufite guverinoma. Ndumva rero icyo naba nibagiwe kubabwira ubwo nzakibabwira ejo. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV, tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni amakuru arimo kuvugwa cyane muri kano kanya, ni breaking news. Rero reka tukugezeho byinshi biba biravugwa muri kano kanya. Murabizi neza ko nyuma y'uko Perezida Paul Kagame arahiriye kuyobora igihugu cy'u Rwanda, yarahiye ejo bundi tariki 11 z'ukwezi kwa 8 2024, nyuma y'uko habaye amatora rusange yabaye tariki 14 na 15 z'ukwezi kwa 7. Rero Perezida Paul Kagame aza kugira amajwi 99.8%. Ibyo rero byatumye yongera gutorerwa kuyobora u Rwanda indi manda igiye kumara imyaka 5. Rero nyuma y'uko ibi byose bibaye, murabizi neza ko hahita hakurikiraho gutoranya abayobozi bazamufasha muri guverinoma nshyashya, cyangwa se government nshyashya cyangwa leta nshyashya, bitewe n'uko ubyumva. Agiye kuyobora kuva yamara kurahira kugeza imyaka 5 ishize nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Rero kuri ubu ngubu yamaze gutora minisitiri w'intebe, aho rero yongeye akamugira Dr. Edouard Ngirente, umugabo warahiriye kuyobora ku uyu mwanya wo kuba minisitiri w'intebe kuva 2017 kugeza 2024. Gusa kuri ubu ngubu yongeye kuyishyirwa muri uyu mwanya. Ese waruzi amateka y'uyu mugabo? Waruzi ese yize hehe? Aba afite umuryango se? Ese yize mu biki? Kubera iki noneho yongeye kugirirwa icyizere kugira ngo yongere kuyobora iyi manda afatanyije na Perezida Paul Kagame? Minisitiri w'intebe mushya, ntabwo ari mushya ubu ngubu kuko yayoboye kuva 2017. Dr. Edouard Ngirente yavukiye ahantu hitwa Imbirima na Matovu mu murenge wa Coko mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Byari tariki 22 Gashyantare umwaka n'uw'igihumbi 1973. Arubatse, afite abana 2 n'umugore. Dr. Ngirente yize amashuri abanza ahantu hitwa Irwahi. Amashuri yisumbuye ayigira mu rwunge rw'amashuri rwa Byumba mu mibare n'ubugenge. Akomereza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, yiga amasomo ajyanye n'ubukungu. Nyuma yakomeje kwiga, akomereza mu Bubiligi, aho yakuye impamyabushobozi 2 zo mu rwego rwa masters mu bukungu no mu bibarurishamibare. Anahakura impamyabushobozi y'ikirenga PhD. Yabaye umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda mu ishami ry'ubuhinzi kugeza 2009. Kuva 2009 kugeza 2011 yari umuyobozi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ashinzwe ibijyanye n'ubukungu. Muri 2011, ubwo ni muri Werurwe 2011, inama ya minisitiri yamwemereye guhagararira cyangwa se guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Ahita ajya gukora muri banki y'isi, aba umujyanama mu by'ubukungu. Nyuma
azamurwa mu ntera agirwa umujyanama mukuru mu by'ubukungu ushinzwe ibihugu bisaga 20 byo ku mugabane wa Afurika. Mu byibuke neza hari harimo n'u Rwanda. Tariki 30 Kanama 2017 nibwo yarahiriye kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda muri manda ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda 2017-2024. Ku yandi makuru twaguteguriye